Mwiriwe neza, ubu ngubu tugiye gukora capati. Mwiriwe neza, twagarutse noneho tugiye kubakorera icyo bita capati. Nibyo tugiye kubereka aka kanya. Nabyo murabona ko capati naho murabizi nk'ibisanzwe bayikora mu ifarini. Yego. Izi ni ingredient cyangwa se ibyo tuza gukenera muri izo capati zacu. Dufite umusemburo, kagira turakora capati zacu ntabwo ari nyinshi, turakoresha igi ritarenze rimwe. Ushobora gukoresha n'irenze rimwe bitewe na quantité y'amacapati ushaka, y'amacapati ukeneye. Yego. Urabona ko dufite n'amazi hano, kagira umunyu, kagira isukari, kagira amavuta asanzwe, kagira n'amata. Ubu tugiye kubivanga. Ibi ni byo dukoresha? Ibi nibyo turi bukoreshe kuri capati yacu. Okay. Tugiye gutangira tuvange n'ububire buryo tugenda tubikurikiranya ku murongo. Twabonye ko mu kuyungurura mu kanya twabonye ko nta kibazo ifite, turayizeye neza. Koresha ibirushe 3 cy'ifarini. Yego. Bazana igi ryacu tubimeneremo. Tuzane ashyiramo, ntabwo ari nyinshi. Ushobora no kuzikora adashyizemo isukari. Ushobora gukoresha umunyu gusa cyangwa ukazishyiramo, cyangwa ukazikora nta sukari nta n'umunyu, bitewe n'uko ushobora kuba utajya isukari cyangwa utajya umunyu. Ushobora kuzikora nazo zikaba zimeze neza utashyizemo uwo munyu cyangwa se iyi sukari. Ariko twebwe uyu munsi turabikoresha muri capati zacu. Isukari igomba kuba nyinshi. Ikiyiko kimwe cy'isukari, ntabwo ari ngombwa ngo yumvikanemo cyane. Yego. Ikiyiko kimwe kirahagije. Umunyu nawo ntabwo ari ngombwa ngo ubemo mwinshi wumvikane cyane, ni ukugira ngo tesite y'ifarini yiyongere. Kuko murabizi ikintu cyose wakora iyo umunyu wabaye mwinshi, tesite yose uko yaba imeze kose, tesite ihita iburizwamo. Shyiramo uyu munsi turakora muri capati zacu, turakoresha bakimaye. Aho turakoresha ikiyiko. Fata kiriya kirimo umunyu. Wenda gushyiramo umusemburo mwinshi ku buryo capati yawe ibyimba cyane. Itari bubyimbe cyane, ikabyimba ariko nabwo itabyimbye cyane. Kuko ibyimbye cyane ntawe yabitaniye n'umugati. Azana ya mata yacu dushyiremo. Bashyiramo ikirushe kimwe cy'amata. Ikindi kirushe cy'amazi. Duponde pate turebe uko imeze. Iyo iri buduhereze, ubu ni ibintu turi bwongeremo. Ubwo cyangwa bageremo, iyo watangiye guponda pate, ibyo washyizemo kubivanamo byagukundira, ahubwo ukongeramo biba bigishoboka.
tukaba twashyizemo igitunguru, kandi igitunguru nakibura muri capati bituma iryoha kurushaho, ikindi impumuro yayo ikiyongera. Mu kugikata ntabwo ukata binini cyane nk'ugiye gukora isosi, ugerageza gukata igitunguru kimeze nk'aho kiri hashe duto duto, ukagihasha kugira ngo kibashe mu gusunika capati yawe bize kugora. Igitunguru cyacu kigeze hahandi cyajya muri capati yacu. Cyanoze cyane, cyabaye nk'agafu. Cyabaye nuko cyavuye kuri level yo kuba ari binini cyane, kigera kuri level yo kuba udutunguru dutoya twabasha kujya muri capati ntitugaragare cyane. Twongeramo amavuta yifashe koroshya ipate yacu. Tugomba kureba ko ipate yacu yageze ute? Yanoze. Ipate yacu yanoze, tugiye gutunganya ahantu ho kuyikorera. Nubwo umuntu yarangiye imeze gutya, ariko gutya ubucapati ntabwo yabonetse. Ntabwo turi buyitanye imeze nk'ubugari cyangwa se nk'umugati. Tugiye gukora icyo bita kuyiroringa cyangwa se kuyisunika, ukarambuka ukabona nk'urupapuro, bene ukaza wayishyira he? Ku mashyiga. Amashyiga rero kuyishyiraho ntabwo bayitekesha amazi cyangwa se ikindi kintu, ukoresha n'amavuta. Ugashyira ku ipanu, urangije gusunika pate yawe, bakomereje kuri ya capati yacu. Ubona ko ipate yacu ya capati yabonetse. Tugiye gukuramo za capati zacu, zishyire ku ruhande. Urabona ko za capati zacu twazikomeje ibisanzwe. Batangiye kuroringa. Cyangwa icyo bita gusunika capati yawe, ikagera hahandi irambuka ku buryo wayitwika, ikaba nyine capati nk'uko tubivuga, nk'uko yitwa capati. Ubu ntabwo iraba capati nyayo, iraba capati yuzuye neza, tubivanye ku ipanu. Bifite akayipeseri gato. Ibisaba kuba bifite akayipeseri gato, ibyo byiza kurushaho.
yangiza gushya yangize kuba ipati yawe yizewe neza ko yahiye. Ntabwo ari byiza buriya ko wajya ibintu by'amafarini bidahiye. Iyo bihiye biba byiza kurushaho. genda ushyiraho agafu. Ugenda ushyiraho ifarini ariko wenda gushyiraho nyinshi iyo ibashe kuba aho uri kuyisunikira birambuke, kandi ikindi ntifateho hasi uri kuyisunikira. Urabona ko capati zacu tuzigerereye. Capati yawe rwose ushobora kuba udafite igikombe nk'iki ngiki, ufite mu rugo rwawe hasanzwe ufite imeza ukazisunikiraho capati, ufite imbabura, ufite gaze, hose birakunda. uburyo ubwo ari bwo bwose watwikamo capati yawe bigakunda. urabona ko zigwiriye. aya mavuta urabona ko twabanje kuyashyushya ku ruhande kugira ngo tumanajinge igihe capati yiviraho ko zikayiye ku ipanu. Iyo banje kuyakawusha ugenda yashyira hasa nkaho n'ubundi ashyushye, bigufasha kuba capati yavaho neza yafashe akarangi, ikindi idatinzeho. hano nk'ubu tuyishyizeho. ubwo ugiye kwibirindira. Ndabirindiye, urabona ko uruhande rumwe rwahiye, dushyizeho n'urundi. izi nizo za mbere zabashije kuba zaboneka. za capati zacu zose uko twazirorinze ni nk'aho ngubu zirangiye zibonetse nyine, zikaba zirarangiye. bayitekesha amavuta menshi capati. ntabwo ari menshi cyane.